Bavandimwe, tuzirikane ku masomo y'icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia umwaka C. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 66, umurongo wa 18 kugeza ku wa 21. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Uhoraho avuze atya: naho njyewe nzanwe no gukoranyiriza hamwe amahanga y'indimi zose, kugira ngo azarebe ikuzo ryanjye. Koko nzashyira ikimenyetso rwagati muri yo, maze nzohereze mu mahanga abarokotse muri bo, i Tarishishi, i Puti n'i Ludi, i Tubali, i Yabani no mu birwa bya kure bitigeze byumva bamvuga, bitanigeze bibona ikuzo ryanjye, bazamamaza ikuzo ryanjye mu mahanga. Nuko bazagarure abavandimwe banyu bo mu mahanga yose, bahetswe ku mafarasi no mu magare, mu ngobyi, ku nyumbu no ku ntebe nziza, babageze ku musozi wanjye mutagatifu i Yeruzalemu. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Bazabampaho ituro nk'uko Abayisiraheli bazana ku nkoko zisukuye ituro ryabo mu ngoro y'Uhoraho. Ndetse bamwe muri bo nzabagira abaherezabitambo. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi idufasha kuzirikana kuri iryo somo ni Zaburi 116. Uhoraho nasingizwe hose. Aleluya! Mahanga mwese nimusingize Uhoraho, miryango mwese mumwamamaze. Uhoraho nasingizwe hose. Kuko urukundo dukunda rutagira urugero, n'ubudahemuka bwe bugahoraho iteka. Uhoraho nasingizwe hose. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 12, umurongo wa 5 kugeza ku wa 7, n'uwa 11 kugeza ku wa 13. Isomo yo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Bavandimwe, kandi mwibagije inama yabagiriwe kimwe n'abana, umwana wanjye, ntukange ko Nyagasani aguhana, cyangwa ngo ucogozwe n'uko agucyashye. Kuko Nyagasani ahana abakunda, agacyaha uwo yemereye kuba umwana we bwite. Ububabare bwanyu bugenewe kubagorora, kandi Imana ibafata nk'abana bayo. Ni uwuhe mwana rero udakosorwa na se? Nanone ntawuhita ashimishwa n'igihano, ahubwo kiramubabaza. Nyuma yaho ariko abo cyagoroye kibabyarira imbuto y'amahoro n'ubutungane. Nimukomeze rero ibiganza bidandabirana n'amavi ajegajega, kandi mutegurire ibirenge byanyu amayira agororotse, kugira ngo ucumbagurika adahinyagara, ahubwo akurizeho gukira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri turayisanga mu Ivanjiri uko yanditswe na Luka, umutwe wa 13, umurongo wa 22 kugeza ku wa 30. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Nuko Yesu anyura mu mijyi no mu nsisiro yigisha yerekeza i Yeruzalemu. Haza umuntu aramubaza ati: mwigisha, koko abantu bakeya nibo bazarokoka? Nuko arababwira ati: muharanire kwinjira mu muryango ufunganye. Ndabibabwiye, benshi bazagerageza kwinjira ariko boye kubishobora. Koko rero, nimuzaba mukiri hanze, igihe nyir'urugo azahaguruka agakinga, naho muzakomanga kangahe muvuga muti shobuja dukingurire, azabasubiza ati: sinzi iyo muturuka. Ubwo muzatangira kuvuga muti twaririye kandi tunywera imbere yawe, ndetse wigishirije no mu materaniro yacu. We rero azabasubiza ati: sinzi iyo muturutse, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ubwo nibwo muzaganya mugahekenya amenyo, mubona Aburahamu, Izaki na Yakobo n'abahanuzi bose bari mu ngoma y'Imana, naho mwe mwaraciriwe hanze. Bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba,
baturuke mu majyaruguru no mu majyepfo bazakikize ameza mu isangira ry'ingoma y'Imana. Bityo hari abo mu ba nyuma bazaba aba mbere, hakaba n'abo mu ba mbere bazaba aba nyuma. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe bana b'Imana, mu kuzirikana kuri aya masomo turatangarira Imana yo yita ku muryango wayo ikawugaragariza urukundo ruhebuje, ariko uwo muryango ukagenda ubyumva buhoro buhoro bijyanye n'ibyo bashoboraga kumva. Buri muntu wese afite agaciro gakomeye mu maso y'Iyamuremye, ntawe ukwiye kwibwira ko akarusha abandi bitewe n'imbaraga, icyubahiro, umwanya cyangwa se andi mahirwe afite yakwiratana muri ubu buzima. Pawulo Mutagatifu arahagira ati ntimukararikire ibibasumbye kandi ntimukishime ubwenge bwanyu. Ibaruwa yandikiye Abanyaroma umutwe wa 12 umurongo wa 16. Mu isomo rya mbere no mu ivanjiri turabonamo ko Abayisiraheli bari bafite imyumvire itari yo y'uko baruta abandi bantu, andi mahanga, kuko ari bo batowe. Bibwiraga ko bagomba guhora bamerewe neza igihe cyose muri iyi si, ku buryo ibibazo bahuraga nabyo batumvaga impamvu yabyo. Ikindi, bibwiraga ko n'umukiro ari uwabo bonyine. Muri iri somo rero Uhoraho akoresheje umuhanuzi Izayi arasezeranya ko ikimuzanye ari uguhindura imyumvire yabo. Aje gukoranyiriza hamwe amahanga yose akoresheje ikimenyetso ubwo azitangira akagishyira rwagati muri bo, akoresheje kandi n'abarokotse muri bo, akaba ari bo bagarura abavandimwe bo mu mahanga yose. Bagomba kumva ko Imana ariyo yikorera umurimo wo gukiza abantu, ikanawukora ku buryo bwayo. Twibuke ko Izayi yahanuriye Abayisiraheli bamaze imyaka myinshi mu bibazo bitandukanye by'ubuzima, batumva icyo bazira, bagahora bibaza byinshi. Kubona ikimenyetso kigaragaza Imana ubwayo ije gukiza, ariko ikanabakoresha cyangwa igakoresha bamwe muri bo, ni ukugira ngo itabahungabanya, ahubwo ibafashe kwakira uwo mukiro ugenewe amahanga yose, ariko bihereye mu Bayahudi. Imana nta kitakoze, nta n'ikitakora ngo umuntu yiremeye aronke umukiro, nubwo we adahita abibona ako kanya. Uhoraho arashaka guhindura imyumvire, kuko amahanga yose azayahuriza hamwe, kandi muri yo ngo n'abatari bagenewe kuba abaherezabitambo bakazababo. Naho mu isomo rya kabiri umwanditsi aremeza ko ububabare cyangwa ibindi bibazo by'ubuzima nabyo biba bigenewe kugorora abantu. Imana yemeraga ko uwo muryango wo mu isezerano rya kera uhura n'ibibazo atari uko iwanga, ahubwo ari ukugira ngo bace akenge. Bwari uburyo bwo kubacyaha. Mu yandi magambo, Imana nk'umubyeyi mwiza yemera ko na n'uyu munsi abantu bababara, nubwo bo bitabashimisha, nyamara nk'uko mu isomo rya kabiri twabyumvise, uwo igihano cyagoroye kimubyarira imbuto y'amahoro n'ubutungane. Iri somo rero niridufashe natwe kwemera gukosorwa n'Imana umubyeyi udukunda, tunumve ko ariko dufite inshingano zo gukosorana hagati yacu. Mu ivanjiri ya none, Yezu mu by'ukuri niwe kimenyetso cy'umukiro. Twumvise ko rero igihe yazengurukaga yigisha,
ndetse yerekeza n'i Yeruzalemu aho yagombaga kuzuzuriza kuba no gutanga ikimenyetso cy'umukiro w'abantu, ntiyigeze acogora kuburira abamwumvaga. Arabasaba guharanira kunyura mu muryango ufunganye. Ibi bishatse kuvuga ko batagomba kwizirika ku bishimisha by'iyi si, akenshi bitazabageza ku mukiro nyawo. Birase ngo si twe tubwirwa uyu munsi kugira ngo tujye tumenya kwigomwa, tuzashobore kwinjirira mu muryango ufunganye w'umukiro w'iteka. Biradusaba rero guhora turi maso, kutibeshya kimwe n'Abayahudi ngo turaba cyangwa bariya, dushinzwe ibi cyangwa biriya, turakunzwe kurusha abandi, ahubwo tugakora ugushaka kw'Imana iminsi yose yo kubaho kwacu. Yezu rero arabwira abafite imyumvire y'uko umukiro ari bugenewe bonyine, cyangwa se ari bukwiriye gusa, ko bazatungurwa ku munsi w'imperuka. Twabyumvise aho bazagira bati twaririye kandi twanywereye imbere yawe, ndetse wigishije no mu materaniro yacu. Nyamara babasubiza ati sinzi iyo muturutse, mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Luka 13:26 kugeza kuri 27. Nyamara se abazaturuka hanze, iburasirazuba n'iburengerazuba, amajyaruguru no mu majyepfo, bo bazakikiza ameza mu isangira ry'ingoma y'Imana. No muri iki gihe cyacu biroroshye cyane, kandi nibyo byiberaho, ko twiharira umukiro twitwaje abo turi bo, nyamara tukibagirwa gukora icyo Imana idusaba. Hari abagira bati jyewe nakoreye kiliziya imyaka myinshi, shingwa n'imirimo myinshi, nyamara ugasanga basaziye mu ngeso mbi. Abandi bati jye neguriye Imana ubuzima bwanjye, nkwiriye igihembo nta kabuza, nyamara ukaba wasanga ari ku izina gusa. Ntibirushye baharanira ubwo butungane, cyangwa ngo baharanire kubahiriza amasezerano yabo. Hakaba n'abandi benshi muri iyi si bigamba ibyo bakoze, inshingano bafite zo kuyobora abandi, bakibwira ko bazabihemberwa, kandi barirengagije inzira igana Imana. Nubwo ubuyobozi bwose butangwa n'Imana, n'inshingano zuzuzwa neza n'abatinya Imana. Bavandimwe, bana b'Imana, kuri iki cyumweru natwe nitube maso, twakire umukiro Nyagasani aduha, kandi tumufashe kuwushyikiriza abandi, duharanira gukora ugushaka kw'Imana, dufite n'icyizere ko umukiro ari impano itangwa ku buntu, kandi igenewe abantu bose. Tubisabirane. Amen. Mwari kumwe na Padiri Innocent Tuyisenge, Diyosezi ya Nyundo.